wa data we uri mwiza amataye inzobe yaka nukuri kw'Imana ye baba data we sinirariye weho uramutse woza amazi nayanywa nukuri pe nahita nyanywa kandi nkayagotomera ubusubusi weho na Bikira Mariya we nukuri ntago nkubesha sha niwe wanyweye amata niwe mututu w'Inyagatare bavuga sha rero karibu turi umukobwa dore umukobwa ikaze ku Muranga Family TV hobe umugabo n'abana karibu nukuri karibu murakoze cyane mpeze uteze yewe ndaho meze neza ndashima Imana urugendo rwagenze neza nabona ntagera amahoro kuri ugize urugendo rwiza nta zuba ryakwishe ntaki aya nta zuba ryinshi ryari rihari kari kugenda karemberamo gake ikaze rero ku Muranga Family TV turakwakiriye umva yemwa ngwino uririmbire Fani wowe kabyara ngwino tebuka muhungu wanjye ngwino muhungu mwiza udatenguha ngwino wowe kabyara kobwa nahungu wiriwe ngaho suhuza Fani kombera Fani muraho yego turongeye turasubiye yo Imana ishimwe umwana yanshimishije kare ndi kuzamuka ari umwana mwiza cyane ntabwo yakuririmbiye oya yanganirije azi kwakira abashyitsi nabikunze ereka ni wo muco ku Muranga Family TV tugira turusha abandi tubarusha kwakira abashyitsi aribyo tukabasangiza urukundo ukwiye kubyinwa mu mbyino zibyina ibyiza byose byinshi byiza n'ibibi byawe mukobwa uribye ariko nkongereyeho terebye ubicyamu umupeso wo kugupesuka amapase kuri pizza nkabona pizza ku isi hose niwe misi w'isi muri Esipanye niwe poste de gusurira isupeja yisuye gusuka gusiga horsize ni wowe utera abapipo gupapa Patrick nkuhaye ipeti pe ni nawe ari mwiperereza kuri papi yasinyira amapera niba mudapanga papa ni pasiteri ariko ngo nawe yabipirata ngo ni wowe umuha peace na power ngo yanagupesa nubipinge nanjye Patrick ndamutse narahawe uramutse warahawe impeta hari agatipe kaguhaye impeta ngewe Patrick ndi nk'umupasiteri nangwa ndi padiri uba hafi y'abeperesikope nabipirata kubera ubwo bwiza bwawe uwo mutipe wagwaye impeta nkamukoreraga papu niyo polisi nawe yazanamo pisi turanayo twapereka ndi kugutwara muri Panama uri mwiza sha uri mwiza cyane murakoze cyane nukuri reka nguterete nkwiteteta utangira utete ube nk'abato utete utuze unyite pati bakwitete tumwe wa pati teta na pati urumva ni nka pata reka nguterete sha kandi reka nguterete nta by'agahato utatukana ngo kavuna umuheto utaba umuheta nkakwita muheto urabizi yagonze ibiti ndi talented mu gutereta uramutse wemeye nazaguteretera leta tukiturira kuri airport haca Putini yambaye butini za leta bagutuze kuri airport woganyagwa haca Putini yambaye butini uri mwiza cyane pe karibu rero hano karibu wabyumvishe Umuranga Family TV nukuri twabonye ubutumwa bwawe ubutumwa bugufi rwose utwandikira numva tunejejwe no kugusubiza shano kuri kuba ndahangaha ndabigushimira nkashimira n'Imana ko mbashe kuhagera nyine kuko kugira ngo umuntu afate umwanzuro atangira ikintu arenda asa nk'ugera finali ubona hari inzitizi zizamo cyane rero iyo bikunze ni ibintu byo gushimira Imana yego Muranga Family TV rero aba umutumirwa wacu yahageze ariko nkanasaba n'abakurikiye Muranga Family TV gutera udutebe maze ubundi ijisho ryanyu mukarihanga uyu mukobwa namwe mwamwitegereje kameramani DOP hera ku kirenge ugeze ku musatsi namwe murabireba uburyo asa uburyo aberewe nukuri akaba yifuza umukunzi akaba yifuza uwo barwubakana bakabyara bagaheka
bakabyara kobwa na hungu maze ubundi bakiyubaka bakubaka urwababyaye. Rero ikaze ku Muranga. Murakoze cyane, ndabyishimiye kuba mpageze kandi n'abantu badukurikiranye ubu ngubu bari kutureba ndetse n'abasanzwe babakurikirana, tukababwire ngo Imana nibahe umugisha. Ariko wambaye neza. Murakoze cyane. Ariko urasa neza. Umva iri bara narikunze, umva. Murakoze. Noneho uraseka nkabona we yababa we mbega niko urasa neza pe. Hanyuma se rero umwana wacu Amen. Urashaka gushaka. Urumva byakujemo gushaka umugabo. Nshaka umugabo pe. Hanyuma se wigeze uganira na nyogosenge? Twizeye kuganira ariko nyifite imyaka mikeya ku by'urushako. Yajyaga njyanirizwa ibindi by'ukuntu nkiri umwana nakwitwara cyangwa umukobwa bwanjye, ariko ntabwo turaganira ku bintu byerekeranye n'urushako. Mama se we mwaraganiriye? Mama nawe cyane twagiye tuganira akambwira ati mwana we rero ugeze mu myaka iyi n'iyi, gerageza witwara uku ejo n'ejo bundi nibigenda neza Imana izaberemo umugisha, ni nk'ababyeyi natwe turi umugisha. Ni ukuri Imana ishimwe cyane. Hanyuma se ubundi niba mwaraganiriye bigeze baguha inyigisho y'urubohero? Urubohero uraruzi? Urubohero ndaruzi. Ubu muri make uzi kuboha, uzi no kujya guca imyeyo rwose ibyo bintu ugakubura mu ntanzi z'urugo, ukufira ibyatsi, nuko byose urabizi. Urumva umubyeyi aba akeneye yuko umwana we amenya byinshi kandi ku buzima bwiwe ndetse no ku buzima bw'ejo hazaza. Nta kintu rero umubyeyi cyangwa inyogosenge atakwereka cyangwa kwigisha mu gihe abona uri urubyiruko uri kugenda uzamuka kandi ejo n'ejo bundi watera imbere cyangwa se bya bintu ugasanga rimwe na rimwe urabikeneye. Hanyuma se numva afite amatsiko, wigeze ugira umukunzi? Namugizeho ariko ntabwo byagenze neza. Mwamaranye nk'igihe kingana iki? Twamaranye imyaka 3. Imyaka 3 birangije biranga? Birangije nyine kiduka yahostoye invitation, invitation y'ubukwe bwiwe. Kibondo, Umuranga Family TV ubereyeho guhoza, ubereyeho kugira abantu inama, ariko cyane ubereyeho guhoza abababajwe, abaririjwe na bagenzi babo. Hanyuma se iyo myaka mwamaranye ntabwo yigeze akubwira ati inshuti yanjye ngwino twibogeke hariya, ngwino usure, hanyuma agaseke ngo agapfundure? Yigeze kubimbwira, ndamubwira igihe ntabwo kiragera, nushaka ko ibyo byose biba uzaze njye kukwereka mu rugo, ubibwira ababyeyi banjye babihereza umugisha, ubundi nawe ibyo ushaka ubibone. Arangije kumusura bwo namusuye, ariko namusuye arwaye arembye, kwa kundi musura umuntu wimushyiye utubuto nyine ameze nabi, ari muri ya situation itari nziza, ukamusura bwo naramusuye, ariko ibyo ngibyo byo byabaye nyuma. Ariko nabwo nambwiye ati oya, tugomba no guheresha ababyeyi bacu icyubahiro nk'ababyeyi batureze. Ni ukuri ni byiza cyane. Ubu muri make agaseke karacyapfundikiye? Oya. Wow, ndagukunze cyane. Bantu mukurikiye Umuranga Family TV, ni ubwa mbere mbonye umuntu uvugisha ukuri. Ndamubonye pe ku isi ya Nyagasani. Ubu ngubu nyine hari ikintu cyavuyeho. Ariko aragisida, ariko atari ibintu wateguye. Nk'umwana nyine, umwana wakoze ikosa ararikosora akanabisaba n'imbabazi. Naje kumenya agaciro kanjye icyo gihe nakoze ayo makosa, ariyo mpamvu byagenze gutyo. Ni ukuri ni byiza, kandi kugira ukuri mu buzima ni iby'agaciro, kandi ku Muranga Family TV wabahisha se bajya baca umugani mu Kinyarwanda ngo ntawuhisha
uwahishaho nyamuneka mutera agatebe nyamuneka hafi yacu cyane mutera agatebe ubundi tuganire pe mwumve ukuntu hakiriho abantu bagira bavugisha ukuri none se uti ndifuza umukunzi ndashaka rero kumenya ukora iki njyewe yenda curuza ariko utuntu tw'amavuta turaho urumva ndakishakisha ariko uko biri nabonye Imana yaratangiye kuba umugisha biri kugenda biza hanyuma se warize nagarukiye mu gatatu segonderi nuko utangiye gucuruza rero ushobora no kwirihira ugakomeza byose birashoboka hanyuma se ugira ababyeyi ndabafite bose hanyuma rero ujya mama wajya kuganiriza ati ariko kutatuzanira umuntu nta muntu mukundana naye mama wawe ingenzi ko mama yashize yaramamagaye arambwira mwana wanjye uko ngutegereje ibirori ukaba utari kubima none rero afashe ubwanzuro aravuga ati reka nyine nshimisha umubyeyi nanjye nk'uko n'abandi babyeyi bishima njye gushaka umukunzi Imana nayo ibiha umugisha nk'uko ubibona nazanye umutima ukeye umutima ufite urukundo Imana nayo imereza umuntu ufite ahubwo n'umutima umenetse w'ukuri ufite umutima w'ukuri pe hanyuma se rwose habaye byinshi umuntu akeneye kukubaza ariko nkanakubaza nti ubu kuri mwiza koko ukaba uteye neza ubu nta wundi muntu uri kukunyeganyeza akubwira ati ndagukunda mu buzima busanzwe abakobwa ntabwo tujya tubibura ibyo bintu abantu benshi baba bakubwira ko bagukunda ariko iyo urebye mw'abo bantu ukabona harimo abantu batari seriye niyo mpamvu uvuga ati kuba batubwira ko badukunda barari benshi ariko mw'abo bantu bababwira ngo baragukunda baserimo no muri seriye nararebye rero nsanga ntawe uri seriye urimo niyo mpamvu naje gushaka kuri seriye ubu rero umuranga family wahageze icyo ukora uhuza abakobwa n'abasore bifuza kurushinga kandi tukababa hafi tukabagira inama bagashakana ikindi umuranga family TV ntabwo urya ruswa ntabwo ugiraho ubogama nta nubwo ushaka indonke mu bantu ngo baka amafaranga ngo nzaguhuza n'umuntu ngo bizagenda gute gusa uba waje ukigaragaza ibyo byose abakubonye ni benshi abakumvishe ni benshi byanze bikunze umuranga family TV urahari kukuranga urahari kugushyigikira hanyuma rero tutagutindiye watangira wibwira abagukurikiranye ukababwira umukunzi wifuza uko asa amashuri ye icyo akora uko angana imyaka ye yaba yarashatse agatandukana yaba afite abana yaba atabafite mbese uvugishe ukuri nk'uko wanyeretse kuri umunyakuri murakoze amazina yanjye ni Mukamana Francine niyo ababyeyi banjye banyise ariko abantu benshi nyine barajya barihina bakavuga ni Fanny umukunzi ndamukeneye kandi cyane nkeneye umuntu uri seriye ushaka ko twubaka kuko imyaka ngezemo niyo kugira ngo nshinge urugo nanjye mbe umubyeyi njye nitwa mama nk'abandi bose ngire umuntu nzajya nyita umutware wanjye mfite imyaka 25 urumva ko nagiye nakoze oya ntahuraya ntarirarenga nambaga nyine nakuze nyine kugira ariko ikintu kindaje ishinga nyine umuntu ufite urukundo uzi byajemo umuntu w'umukozi nyine ukora apana umunebwe nkuko nanjye ngerageza nkakora nyine umugabo ukora niwe mwiza umugabo uzakunda famille yanjye kuko nyine famille zose sinakuvuga ngo ni umuntu wanjye pfa kuri inshuti yanjye famille yawe yose ndayikunda akarusha abaye ari umugabo wanjye aba ari akarusho kurushaho abaye ari umudivorce nta kibazo abaye afite umwana njye nkunda abana cyane no wenda nkunda abana mu rwego rwo hejuru nyine to ayiwe bantu mudukurikiranye nuko
mukomeze kwicara kuri ka gatebe mwicayeho mukurikirana uyu mwana w'umukobwa mwiza cyane bamuhere ku kirenge aravuze ati nge nkunda abana niyo naba nshatse nkundanye n'umugabo ufite abana ntacyo bintwaye urumva ari igihe muba mutaranabyara ariko iyo afite n'umwana ubukina n'umwana ukabona nyine nubwo n'undi atari yaza ariko nawe undi abaguhereza ibyo byishimo by'umubyeyi nkahita ntangira kwitwa mama noneho byaba byiza kurushaho ikindi nshaka nyine umuntu ukunda Imana ukunda gusenga uzi agaciro k'umugore sinzi ukuntu namuvuga wenda ntabwo ndebera ku burebure ntabwo ndebera ku bugufi cyangwa inzobe ku byo akora umuntu wese icyo yakora cyose ariko ari umukozi atari umunebwe akunda gukora aho ngaho aba ari sawa cyane kuko murafatikanya mugakora mwese agutera imbaraga nubwo waba uri umunebwe agutera imbaraga mwese mugakora kandi uwo nguwo atuma n'abana bawe uko bakuze abigisha umurimo ngo niki atari babana bazajya batega amaboko ati ngo narumvishe ngo arabasaza bamba amafaranga umwana wanjye nawe nshaka ko azajya atega amaboko ngo muhereze nshaka azaba umukozi akayakora nk'abandi akiteza imbere kuko burya umuntu witeje imbere nta muntu umusuzugura kandi buri wese aho ageze hose amutera amasari aba ari umuntu wo kubaho icyo yaba akora cyose yashyize umutima ku kazi kiramwinjiriza kandi kikamuzamura rero umugabo nyine n'upe ukunda Imana usenga uha agaciro abagore ndetse ukunda famiye duha n'ibitekerezo wa muntu nzakenera kurira akamireza urutugu yagira ikibazo nanjye nkamuhumuriza atari wa wundi ugira ibibazo akagutererana muri ibyo bibazo umuntu utazagutesha umutwe apana kuvuga ngo mu rwabonye ikibazo ngo yigendera bihunge inshingano ze azajya hama mu rugo tukabiganiraho naba nakosheje nkasaba imbabazi yaba yakosheje nawe kuba ari umugabo ni kimwe ariko no kuba yakosa agasaba imbabazi agaca bugufi imbere y'umugore we nawe agasaba imbabazi ni ikindi rero uwo mugabo niyo muntu nako niwe nkeneye njyewe umugabo mwiza nk'uwo n'ukuri ko Imana umuntu ufite umutima mwiza niwe nikenereye hanyuma se uramutse urabyivugiye uramutse ubonye umukunzi akakubwira ati yewe mba ahantu mba muri Jamaica wagenda icya mbere ni urukundo nawe ubundi urukundo iyo ruhari ibindi byose birizana nisi gute ntagenda akubwiye ati mba ku kirwa cyo ku nkombo wagenda dukundana nta nubwo najya mumbya kabiri cyangwa mbitekerezeho najyamubwira ati mu gitondo urahambona nuko hanyuma rero ikindi aramutse akubwiye ati ntabwo ufite umutungo mwinshi wakora ubukwe ngo nkwambike agatimba nta mfite duke twakomeza gusunikiriza ubuzima bwacu wamwemera isi namubwira kuko tuba dukeneye ko n'ababyeyi bacu bamenya ko bareze tukabahereza n'icyo cyubahiro nabo bakagira ishema yuko bashyingiye yabo ku ruhande rw'umuhungu famiye nayo ibikeneye kugira ishema ku muhungu wabo yarongoye akabereka ibirori naba ku ruhande rwanjye naba ababikeneye abo ikintu namubwira ntabwo ari ngombwa twihutire ibyo ngibyo namubwira reka dukore dufatikanye twihigiye iki n'iki ndabizi ni twabishyizemo ubushatse tukihigiye iki n'iki ayo mafaranga yo gukora ubukwe tuzaba twayabonye dushyize hamwe turi babiri ntabwo ari ngombwa ngo we nimba tugiye gukora ubukwe umutwaro wose uba mwikoreye ku mutwe umukoreze uwo mutwaro wawe n'uwe gute tutafatikanya tugashyiramo tukavuga ati ibintu bizakenerwa muri ubu bukwe yaba imyenda yo kwambara abageni byose nyine ibyo kurya kw'amabukwe cyangwa iwabo w'umuhungu gutya byose tukabishyira hamwe bije tukayikorera hamwe amafaranga tukayahuriza hamwe ubundi tukabisoza ngemba numva aho kugira ngo tubane ababyeyi batabizi twabana babizi mu bushobozi buke dufite tugafatikanya ariko ababyeyi tukabashimisha ni ukuri urakoze cyane Imana iguha umugisha utagabanyije